ese warigeze urota umugore wawe cyangwa se umugabo wawe aguca inyuma? Ukabyuka ugasanga ufite igihunga mu mutima wawe, wibaza se umubano ndimo n'umuntu waba ari uwa nyawo kubera inzozi urose? Ndagira ngo ibi bintu tubiganireho kuri channel yacu. Wowe wakoze subscribe nagushimira, kandi nawe niba utarayikora ndagushishikariza kuyikora. Tudatenze rero, ubusobanuro abantu benshi bakunze guhiza inzozi nuko izi nzozi zo kurota ubona umukunzi wawe cyangwa se umugore wawe aguhemukira cyangwa se aguca inyuma. Izi nzozi zishobora gusobanura ko ufite ubwoba bwo gutakaza umuntu ukunda. Niba ukunda kurota izi nzozi cyane zikagugaruka kenshi, nuko nyine ufite ubwoba bwo gutakaza umuntu ukunda, umugore wawe cyangwa se umugabo wawe, ukaba ufite ubwo bwoba muri wowe. Nanone kandi izi nzozi zishobora gusobanura ko uri kubura icyizere mu mubano. Ushaka kuba utizera umuntu mukundana, umugore wawe cyangwa se umugabo cyangwa se umukunzi wawe, ariko muri wowe ukaba udafite icyizere, cyangwa se akaba ari ikintu ukunda gutekerezaho cyane. Ndagira ngo izi nzozi niba zikunze kugaruka kenshi ukaryama ukazirota, nuko udafite icyizere muri wowe. Nanone kandi izi nzozi zishobora gusobanura ko wumva utitaweho n'umuntu mukundana. Ufite umugore wawe, ufite umugabo wawe, ufite umukunzi, ariko muri wowe uhora ufite igihunga uvuga uti ntabwo anyitaho. Ushaka kubitekereza, ushaka kuba wabitekereje ku munsi, ushaka kuba ubyibazaho, ariko bikagaruka mu nzozi. Ibi ngibi ni ibisobanuro byerekeranye n'izi nzozi bikwereka ko uwo muntu atakwitaho. Nanone kandi izi nzozi zishobora gusobanura gufuha cyangwa se n'icyizere gike ufite muri wowe. Ushaka kuba ufuhira umuntu mukundana cyangwa se umuntu mubana, ukaba utamufitiye icyizere, ntumwizera. Izi nzozi zirabisobanura neza. Niba ukunda kuzirota cyane, ikontrole, irebe, uvuga uti si uyu muntu turi kumwe ndamwizeye, uyu muntu turi kumwe ese mufata gute, hari icyizere kiri hagati yanyu mwe. Nanone kandi ibindi bisobanuro bwerekeranye n'izi nzozi bishobora gusobanura ko udafite itumanaho ryiza n'umugore wawe cyangwa se n'umugabo wawe cyangwa n'umukunzi wawe. Nta communication iba hagati yanyu. Niba ufite umukunzi cyangwa se n'ufite umugore cyangwa umugabo, reba hagati yanyu se umubano wanyu mwembi hari communication ibamo. Nanone kandi izi nzozi zishobora gusobanura kubura umutekano mu marangamutima yawe. Ukumva ahantu uri ntutuje, ese umuntu ndamufite cyangwa se ntabwo mufite, yagiye he, yagiye hano, ukumva ntabwo utuje muri wowe, nta mutekano ufite muri wowe. Rero niba ukunda kurota izi nzozi cyane, ujye ubikontrola, wikontrole wowe ubwawe ku giti cyawe n'ibyo umaze iminsi uri gushamo. Ikindi kandi avuga kuri izi nzozi nuko zisobanura ko wumva utitaweho n'umuntu mukundana. Ukumva nyine ntabwo akwitaho, uhora ubitekerezaho, ariko nyamara bikunze kugaruka mu nzozi zawe, ariko nubwo utabyitaho ni ikintu utajya ubona, ariko gikunze kugaruka mu nzozi zawe. Kumva utitaweho n'umuntu mukundana, ukumva nyine ntabwo kwitaho, ntabwo guhangayikira, ibyo bintu bikunze kubaho. Niba ukunda kubirota bisobanura iby'izi nzozi. Aho kandi akubitsa ko usobanuro bw'izi nzozi ushobora gutandukana bitewe n'ibyemerere cyangwa se n'imyizerere, bitewe n'uko umuntu abisobanura. Ese uramutse urotse izi nzozi wakora iki? Icya mbere ni uko utagomba guhita ushinja umuntu mukundana ko ibyo bintu koko ari byo. Ntabwo ari ibintu nyine biba bihamye 100%, ahubwo n'ubushakashatsi. Ntabwo ari ngombwa guhita ushinja umuntu mukundana cyangwa se mubana ko ariko bimeze. Banza bikontrole neza, kuko nyine inzozi kenshi ziba zifite ubusobanuro bwazo. Ntabwo ikintu gipfa kuza gutyo gusa kidafite impamvu. Hari igihe n'Imana ishaka kukwereka ibihurimo mu buzima bwawe bwa buri munsi, cyangwa se ibintu gushamo mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ese wowe byigeze bikubaho? Bigeze kurota umugore wawe cyangwa se umugabo wawe aguca inyuma? Twandikira igitekerezo cyawe hasi muri comment utubwire ukuntu byari bimeze. Kandi ndagushimira ugejeje ku musozo w'iyi video. Mushishikariza kandi subscribe, like, share na comment kugira ngo tuzakomeze kubana n'ibindi biganiro. Mwakoze cyane kudukurikirana. Imana ibahe umugisha.